onapi ikaba isaba buri muryango kutarenza abana 4, ariko si ukubuza abantu kubyara nk'uko Perezida Habyarimana bivuga, umwana si umuzigo. Abana b'u Rwanda ni benshi, uzi ko abanyarwanda biyongera, kandi umunyarwanda iyo bavuze umwana we yumva imbaraga, si kimwe n'ibitekerezo byavuye hanze. Iyo uvuze umwana mu bihugu by'i Burayi n'ahandi, wumva ko hari umuntu uje kurya, ari umuntu uje kugabana nawe ibyo utunze. Aya ni amateka n'ubuzima bwaranze Perezida Juvenal Habyarimana wagiye ku butegetsi mu inshuti ye magara. Ese ubundi byari byifashe gute bya politiki yo hambere mu Rwanda igihe havagaho ingoma ya cyami hajyaho guverinoma? Ibi nibyo ngiye kubaganiriza mu cyegeranyo gito twabakusanyirije. Ikiganiro nimenya nibi kikuganiriza ndi JB Parker. Juvenal Habyarimana ni mwene Jean Baptiste Ntibazirikana na Suzanne Nyirazuba. Yavutse tariki ya 8 Werurwe mu mwaka wa 1937 mu Gasiza mu Bushiru, aho ni muri Gisenyi. Juvenal yavukanaga n'abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4. Babiri muri bashiki be babaye abihaye Imana bo mu muryango wa bene Bikira. Sekuru Rugwiro yari umukozi ushinzwe gutekera abapadiri bera bari barashinze paruwasi ya Rambura mu mwaka wa 1914. Se wa Habyarimana Juvenal witwaga Jean Baptiste Ntibazirikana yari umukateshiste. Juvenal Habyarimana afite imyaka 8 y'amavuko yatangiye amashuri abanza Rambura, aho yize imyaka 5 y'amashuri abanza, hanyuma ajya kurangiza umwaka wa 6 w'amashuri abanza kuri paruwasi ya Gatolika ya Nyundo. Yatangiriye amashuri yisumbuye mu seminari no ya Kabgayi, ariko kubera ko yashakaga kuba umuganga yavuye Kabgayi ajya kwiga Bukavu muri Kongo muri Collège International de Bukavu. Icyo gihe arangiza amashuri yisumbuye yagiye kwiga mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza ya Luvanium i Kinshasa. Ku itariki ya 17 Kamena mu mwaka wa 1960 ingabo z'igihugu za Kongo zarivumbagatanyije. Icyo gihe Juvenal Habyarimana yari amaze imyaka 2 mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza. Nk'abandi banyeshuri b'abanyamahanga byabaye ngombwa akahagarika amasomo ye agahunga. Icyo gihe yatashye mu Rwanda. Juvenal Habyarimana yageze mu Rwanda igihe Dominique Mbonyumutwa waje kuba perezida wa Repubulika w'agateganyo mu Rwanda yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo. Icyo gihe akaba yarashakaga abasore bo kujya mu ishuri rya ofisiye ryari riherereye i Kigali. Juvenal Habyarimana yinjiye muri iryo shuri tariki ya 10 Ugushyingo mu mwaka wa 1960 ari kumwe n'abandi basore 6 b'abanyarwanda aribo Pierre Nyatanyi, se wa nyakwigendera Minisitiri Nyatanyi Christine, ndetse harimo na Aloys Nsekarije, harimo Sabe Benda, Epimake Ruhashya, Alexis Kanyarengwe na Bonaventure Ubarijoro. Juvenal Habyarimana niwe wasohotse muri iryo shuri ari uwa mbere. Amaze kubona impamyabumenyi yo kumanukira mu mutaka, Juvenal Habyarimana yabonye ipeti rya Suriyetena ku itariki ya 23 Ukuboza mu mwaka wa 1961. Ubwo abaye umusirikare wa mbere w'umunyarwanda wo mu rwego rwa ofisiye. Juvenal yabaye leta tariki ya 1 Nyakanga mu mwaka wa 1962. Abari unahabwa icyubahiro cyo gufata ibendera rya mbere rya Repubulika y'u Rwanda ku munsi mukuru w'ubwigenge wabaye tariki ya 1 Nyakanga mu 1962. Icyo gihe yari afite imyaka 25 gusa. Akuriwe na Major François Vendestret w'Umubirigi wari umugabo w'ingabo kuva tariki ya 31 Kamena mu mwaka wa 1962. Juvenal Habyarimana yoherejwe gukorera i Cyangugu ashinzwe ku karere mu bya gisirikare. Aho harebanaga na Bukavu muri Kongo, ahari hatangiye ibikorwa byo kurwanya leta ya Kinshasa hakoreshejwe intwaro. Ni muri icyo gihe bivuga ko Habyarimana yaba yarahuriye bwa mbere na Joseph Désiré Mobutu wari colonel akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, Armée Nationale Congolaise. Tariki ya 23 Kamena mu mwaka wa 1963, Juvenal Habyarimana wari ufite ipeti rya kapiteni amaze kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zitwaga Garde Nationale. Icyo gihe yatanze amategeko y'ingabo z'u Rwanda zigomba gutera inkunga ingabo za Kongo. Habyarimana yagizwe umugaba mukuru w'ingabo afite imyaka 26 gusa, kandi aribwo agihabwa ipeti rya kapiteni. Kapiteni Juvenal Habyarimana na Colonel Désiré Mobutu bashyize hamwe bashoboye gutsinda inyeshyamba zari ziyobowe n'uwitwa Pierre Mulele muri Kamena mu 1964 mu rugamba rukomeye rwabereye ahitwa Kamanyola. Abari bamukuriye icyo gihe bari Minisitiri w'Ingabo Kariyope Murindahabi na Perezida Gregoire Kayibanda. Tariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 1963, Kapiteni Juvenal Habyarimana yashakanye na Agathe Kanziga wari urangije mu ishuri ry'imbonezamubano ryo ku Karubanda Butare. Mu mwaka wa 1964, Habyarimana yinjiye muri guverinoma ya Perezida Gregoire Kayibanda. Mu mwaka wa 1965 asimbura Kariyope Murindahabi ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo. Icyo gihe Habyarimana yari majoro. Kayibanda Gregoire yayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 kugeza tariki ya 4 Nyakanga mu 1973, ubwo yahirikwaga ku butegetsi na Juvenal Habyarimana wari inshuti ye magara, akaba ari nawe wari waramugize Minisitiri w'Ingabo icyo gihe. Habyarimana yamuhiritse amushinja gutonesha abo mu gace k'amajyepfo y'u Rwanda n'ibindi bikorwa by'ivangura rishingiye ku moko n'akarere.
Kayibanda yahise afungwa hamwe n'umugore we babagenera igihano cy'urupfu kuwa 26 Kamena mu mwaka w'1974. Icyo gihano cyaje guhindurwamo gufungwa burundu maze bavanwa muri Rwerere aho bari bafungiye bafungirwa kwa Kayibanda mu rugo ikavumo ho muri Gitarama aho ni hafi y'Ikabgayi. Hari ku itariki 11 Nzeri mu mwaka w'1974. Aha bakaba ari naho baje gupfira, bivuga ko Habyarimana yabikishije inzara kugeza bashizemo mwuka. Kayibanda Gregoire yapfuye afite imyaka 52 kuko yari yaravutse tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1924. Mu mwaka w'1975 Habyarimana yasheshe ishaka rya MDR Parimehutu arisimbuza MRND, Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Iri rikaba ari ishyaka rukumbi ryayoboraga igihugu kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1991 ubwo hadukaga inkubiri y'amashyaka menshi. U Rwanda rwayoboye igisirikare imyaka 5 yose kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1978 ubwo hemezwaga itegeko nshinga rishya. Muri uwo mwaka Perezida Habyarimana Juvenal yaritoje mu matora kandi yiyamamazaga ari umukandida umwe rukumbi kuko amategeko agenga MRND n'itegeko nshinga yavugaga ko perezida wa MRND ari nawe ugomba kuba perezida wa Repubulika. Byakomeje bityo kuko Habyarimana mu mwaka w'1983 yabaye umukandida rukumbi ku mwanya wa perezida wa Repubulika ndetse byongera no kuba mu mwaka w'1989 kubera ko icyo gihe manda ya perezida yari imyaka 5. Abantu benshi batandukanye bemeza ko ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwaranzwe n'ivangura ry'amoko n'uturere ndetse n'ivangura mu kazi kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1990 ubwo ubwicanyi bwakajije umurego. Umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga yigize umujyanama w'umugabo wiyivanga mu kazi k'imiyoborere y'igihugu. Icyo gihe nibwo abantu batangiye kwicwa, abari biswe ibyitso by'inkotanyi barafatwa barafungwa, abandi baricwa. Ikindi kandi cyaranze umwaka w'1990 nuko abanyarwanda b'impunzi bari barahungiye ishyanga nyuma yo gutakamba basaba gutaha mu mahoro bakabwirwa kenshi ikirahure cyuzuye amazi kandi ko baramutse bongeyemo andi mazi arimo yameneka. Ibi byatumye abari impunzi bahitamo gutaha ku ngufu kuva ubwo harota intambara kuva mu mwaka w'1990. Aha habaye isibaniro mu Rwanda, ingabo za Mobutu zirahurura, iz'Abafaransa nazo ziyongeraho, inzirakarengane zipfa ubutitsa kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1993. U Rwanda rwarimo intambara, abapfa barapfa, abafungwa barafungwa, amagerenade hirya no hino mu gihugu atangira guterwa ku bwinshi. Ubwicanyi mu gihugu bwahitanye abatari bake mu Bugesera, Bicumbi, Murambi, Kanzenze, imyigaragambyo myinshi mu mujyi wa Kigali, igihugu cyose kiba kajagari. Agahenge kaje mu mwaka w'1993 ubwo Perezida Habyarimana yemeraga imishyikirano yaberaga Arusha muri Tanzania. Maze rero gushyira umukono mu izina ryanyu kuri ayo masezerano y'amahoro. Nimumfashe banyarwanda banyarwandakazi, nimufashe guverinoma yanyu kuyashyira mu bikorwa maze imyanzuro yakubiyemo yubahirizwa na bose kandi ibagiriye koko akamaro. Mu buryo bwo gukurikiza ayo masezerano hagiye gushyirwaho inzego z'ubutegetsi bw'igihe cy'inzibacyuho kindi, arizo cyane cyane guverinoma y'inzibacyuho yaguwe n'inteko y'igihugu ishinga amategeko y'inzibacyuho ndetse n'ingabo nshya z'igihugu. Izo nzego zikazahurirwaho na FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nsabe nkomeje amashyaka yose ndetse nsabe na FPR ubwayo, ariko cyane cyane amashyaka yiyemeje gushinga guverinoma y'inzibacyuho yaguye, nyasabe gushishoza, nyasabe gushyira mu gaciro. Mbasabye kurangwa no koroherana no kudatsimbarara ku bitekerezo, agakorwa ibishobotse byose kugira ngo aho tugeze hatazagira ubangamira undi mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano y'amahoro. Habyarimana avuye gusinya amasezerano y'amahoro muri Tanzania tariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994 ahagana saa 2:30 z'ijoro, indege yo mu bwoko bwa Falcon 50 yari ivanye Perezida Habyarimana muri Tanzania ari kumwe na mugenzi we Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Mu gihe Habyarimana Juvenal yari avuye muri Tanzania mu mishyikirano tariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994 ahagana saa 2:30 z'ijoro, indege yo mu bwoko bwa Falcon 50 yari ivanye Perezida Habyarimana muri Tanzania ari kumwe na mugenzi we Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Icyo gihe yarahanuwe igihe yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe. Iyi ndege yahanuwe hakoreshejwe ibisasu byo mu bwoko bwa misile byakorewe mu Burusiya. Ibisigazwa by'indege n'imirambo byaguye mu busitani bw'aho Perezida Habyarimana yari atuye i Kanombe.
Guhera ubwo urupfu rwa Perezida Habyarimana Juvenal rwakurikiwe n'ubwicanyi ndengakamere aho inzirakarengane zirenga miliyoni zishwe. Umuryango w'Abibumbye ukemeza ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ko n'umukuru wa guverinoma yayikoze Jean Kambanda wamaze guhabwa igifungo cya burundu nawe byemerera urukiko mpanabyaha rwa Arusha. Naha nsoreje icyegeranyo nabagezagaho kandi mbibutsa ko ari inshingano zacu kumenya no gusigasira amateka y'igihugu cyacu kabone n'ubwo yaba atari meza. Ufite igitekerezo ndetse nyunganizi yadusigira ubutumwa bwaho muri comment. Mbibutsa no gukora subscribe kuri Always Top Entertainment kugira ngo muzabashe gukurikirana inkuru z'ubutaha. Mwakoze kubana natwe naho ubutaha.